Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza hamwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Njyewe ubasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri groupe ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Nzanye amakuru rero noneho ashyushye yandi yo ku rwego rwo hejuru ku bantu mukora mining zigiye zitandukanye muri revizi zose ni mining ndimo, ariko mbere ya byose niba utari muri groupe WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE rwose ubu tuvuga nareba muri description y'iyi video ujyemo, kuko ewana amakuru yarahari kabisa menshi cyane nyabagezaho 5 kwa 5 ewana ibintu biba fresh. Yes, ikinzanye muri iyi video rero nje kwivugira update ebyiri ariko zose zigahurira ku kintu kimwe mu byumve neza. Nukuvuga ngo nje gutanga update ikomeye cyane kuri iyi mining ya Avive, ikomeye cyane. Mining twayiriye kabisa, Avive turayiriye, Avive twayiriye uti turayijya dute rero. Ugumutere hana gatebe uze urebe ubwo Avive tuyiriyemo byarangiye. ICE Network naho mfite amakuru ariko asanije zi mining zombi. Nuvuga ngo Avive na ICE byose birasa nk'ibisangiye amakuru. Ubwo rero hamwe utera agatebe neza. Niba nta mwanya ufite uretse kwirugurira aba video uze kuyireba utuje, kuko ngiye kuguhereza update noneho za rurangiza A1. Iyi update nayiherukaga mu kwezi kwa gatatu ngira ngo niba nibuka neza, igihe ko yaronchingaga nibwo naherukaga update nk'iyi ngiyi nyibona A1 mvuga ni kabaye. Yes, ikizanye muri iyi video rero reka mere kuri ICE Network. Iyi ICE Network reka nangire nyifungura, twaharaye duhawe update yo gukora icyo bita pre-stake. Ku bantu mutayikoze nababwiye rwose manange nta kintu mba natakoze ngiye Samson mwene ndi mba nagerageje kuba update zose ku murongo, ariko abantu mujye mwinanirwa. Ngiye niwo mwanzuro ubundi mfite kuba update mwebwe bwanyu mukinanirwa. Iyi mining rero ya ICE Network twaraye dukwemerera gukora icyo bita pre-stake. Iyo pre-stake wenda sinayinzanye ariko nyine ugumagira ngo nangiremo update kuri wowe utarubizi. Iyi pre-stake icyo yasabaga, bavugaga ko hari pre-stake twarakoze mbere cyangwa se lock up twarakoze mbere. Iyo lock up rero bagezaho bakora icyo bita reset, kuyitangiza bundi bushyashya. Ibintu mwabonye ko bari babihinduye. Aho bamaze kubihindurira rero bavugaga ko ku muntu uri bwongera agasubiza ku murongo uko byari bimeze mbere. No kuvuga ngo niba mbere wari haye percentage wenda 50% n'umwaka umwe bitewe n'igihe wihaye, niba wari wararokinze 100% ugashyiraho imyaka 5 byose ari wowe wabyikoreye ku giti cyawe, icyo gihe wabaga wemerewe za coin zawe kugaruka muri kuko twese bari bazikase. Umuntu wabaga wabitirimu yabimanura hasi, coin ze yahitaga zihomba direct. Nanjye murareba kubera ko ubushije ariko nari nabigenje, coin zanjye zari 89 dore zaragarutse. Murareba ko na mining yakomeje nazibonye. Rero update nyifiteho reka nce muri Twitter yabo, narababwiye ngo nzajya baha amakuru yabo ari uko ninyuriye muri application. Tujye kuri X yabo murebe update zihari. Nyaboneka nudatera agatebe hano rwose sinzi ibyo uraburimo. Tera agatebe muhereza amakuru my friend, tera agatebe muhereza amakuru hano. Amakuru hari rero y'ingenzi none hakomeye cyane nuko IC blockchain yamaze kwifatanya na OKX Web3. Iyi OKX ku bantu bari muri group WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE nagerageje kubahereza amakuru cyangwa se kubaha amatora kugira ngo ndebe ese abantu mufite application ya OKX nka exchange cyangwa muracyari aho ngaho. Reka wenda naryo nyihonge njyayo mbereke. Murareba ko abantu abenshi baragaragaza yuko bayifite, abenshi ni barayifungura, abandi barakoze barayifunguye ariko kuverifya byarabananiye. Rero inama nkuhaye nkurikiye wowe ALL-MINIG-UPDATE ukaba ukurikiye iyi video, niba uzi kuri umurundi, abarundi nibo biri gukora cyane gukora KYC ya OKX biri kubagora cyane. Shaka umuntu bisobanukiwe my friend. Hari abantu bazikoze b'abarundi bazi uburyo zikorwamo. Rero abantu dukunda kubagira inama, wenda iyo nama reka ndeke no kwirwa nyivuga hano kuko ntabwo ibyo bindeba, ahubwo abantu tubahereza inama hakiri kare ku murongo kare. Abantu mukumva ngo ni ubusa. Umuntu uramubwira ngo dukora mining ku buntu, ariko ntabwo uzigera ubona amafaranga ku buntu. Mujye mubyumva ibyo bintu mbibabwiza ukuri. Ntabwo uzigera ukora mining ku buntu ngo ubone baguhaye coin 5,000 ku buntu ngo wibwire ngo kuzikuramo uzarinda uzivanamo zitwa amafaranga ku buntu. Nibizigera bigukundira, kuko impamvu mbikubwiye
mbere na mbere uzakenera telefone nziza yo kubigufashamo, iyo ni amafaranga uzaba utanze. Uzakenera megabyte zo kubikora, ayo ni amafaranga uba utanze. Uzakoresha igihe cyawe mu gukora mining, mu gukora setting, mu gukora ama verification. Igihe murabizi ni amafaranga, mujye mumenya ngo ibyo byose ni amafaranga uba uri gutakaza. Ariko ikintu cy'ingenzi cya mbere ugomba kumenya nuko iyo ibintu utabisobanukiwe, fata urugendo ujye kureba umuntu ubisobanukiwe abigukorere. Barahari benshi, wenda barabakazinduzi bafite ama OKX ari verified. Ku Barundi ubwo niwe ndi kubwira, hari abantu benshi b'Abarundi bafite ama OKX ari verified, verifyinze ibintu bikamera neza. Ariko wowe urigaramiye wenda mu ntara runaka, uragaramye uvuga uti negereje ko ALL-MINIG-UPDATE bazatanga update. Yego nzazibaha bamwe zibafashe, ariko hari aho bizagera ubone umurongo urakugarukiye aho ngaho. Tujye tubyemera. Nanjye nk'umuntu bigisha hari ibyo ngeraho nkubona biranze neza, nkakenera ko nandikira support mubyumve neza. Ubwo rero nawe niba ubona ibintu utabishoboye ukaba ubona biri kukugora, fata urugendo my friend, fata itike ujye kureba umuntu. Hariya barahari benshi, aho za Bujumbura barahari. Abanyarwanda niba byarakunaniye turahari, yaba mu mujyi wa Kigali yaba mu ntara hose, abantu barahari basobanukiwe ibintu, ariko ibintu bakabigukorera neza my friend. Ugatunga OKX iri verified. Ngewe nje kwivugira kuri OKX cyane kuko impamvu nyifokasinzeho cyane nuko dore ubu nonaha yamaze kwifatanya na OKX nako na ICE Network. Ikiriho nuko niba utarakora iyi, wenda nge mpita mbibereka, nuvuga ngo niba uzi ko utaradengamo iyi wallet address, iyi ngiyi dore iyi ngiyi mureba hano, niba uzi ko utarayishyiramo, wabishatse wagenda ukareba ya OKX wallet, ukaba ari user na Ethereum ERC70 ukayishyiramo. Biremewe kuko bamaze kwifatanya. Ikindi noneho cy'ingenzi ukwiriye kumenya cy'ubwenge wowe nk'umuntu ukurikira ALL-MINIG-UPDATE mba nkuhaye kare, ubu iki ni ikitwereka ko no mu kulistingwa byanze bikunze OKX za listinga ICE Network. Iki si igihamya, iki kiba ari igihamya gikomeye cyane kikwereka ko n'igihe hazabaho listing ICE Network izalistingwa kuri iyi OKX. Ubwo rero niyo amahirwe yawe wowe wamenye ALL-MINIG-UPDATE, ukaba umenye update ku gihe, gutunga OKX nka exchange. Narababwiye ngo exchange ya OKX ifite ibintu byinshi tuzi muri Binance. Swap irimo, gukora P2P kuri yo, ushobora kugura amadolari ukoresheje Momo, cyangwa se ukaba wagurisha amadolari ya amafaranga yango ukayabona kuri Momo. Ibyo byose OKX irabifite. Niyo mpamvu rero mbanje kubahereza amakuru mbubwira ngo nyaboneka niba udafite OKX yitunge, kuko ngiye kuguhereza amakuru ya rurangiza none agiye guhita utuma uyifungura ubu tuvugana. Amakuru ya mbere kuri ICE nayo ngayo nuko OKX yamaze kwifatanya nabo. Ikiriho nuko ubu biremewe ko wafata OKX wallet yawe, cyangwa se wallet yawe ya OKX ukaba ariyo waza wallet address yo muri OKX ya ERC70 ukaba wayizana ukayishyira muri ICE Network. Hariya niba warasoje kubikora ukaba warashyizemo nk'iyo wakuye muri MetaMask cyangwa muri Trust Wallet, ntabwo nkubwiye ngo ugende uyihindure. Ndakubwiye ngo ku muntu utarabikora bishatse yagenda akaba ariyo ashyiramo, nayo iremewe. Ni ya gatatu ni eshatu ubundi ubwo ngubwo. Ndikomereje none ngiye gutanga update ya rurangiza rero sasa. Ariko nono iyi nkuru ndayikora ubu ngubu kuko noneho mere gute mwakanyagwa. Dore ndeka nikandire kuri Avive. Noneho Avive ije gukemura ibibazo byose mwese mwibazaga kuri OKX. Ubwo nje kugira ngo mbisobanurireho neza, mbibasobanurire neza cyane. Twagiye iyi Avive KYC phase 1 twarayihawe. Dore n'ubu akamenyetso karimo. Niba utarayikora usabwa kuyikora. Icyo usabwa ni ukugenda ukaverifya account yawe ya OKX. Twarabahaye hano update, turabereka ibintu byose ukuntu bikorwa, ariko abantu murabisuzugura, abantu mubifata nka zero. Ariko nje kuguha update ya rurangiza. Hano ngiye murareba namaze kwikorera KYC, ugashyiramo UID ku bantu bari mwarabikoze ibintu bimeze neza. KYC yanjye narayikoze byararangiye, ariko reka njye kuri X yabo. Dore ngeye nzajya nca muri application kugira ngo mbahe amakuru yaturutse ahantu nanjye nizeye neza cyane. Mbere na mbere amakuru nanga nuko testnet barayisohoye live. Ubu tuvugana testnet ya Avive iriho testnet, tuzayiga twese, tuzabibona uburyo wohereza ukakira, uburyo bikuza, ibyo byose ari mu buryo bwo gutestinga nyine testnet live. Ubwo siyo ninda nje kwivugira kuri iyi nkuru ya rurangiza. Dore ngiye OKX ubu tuvugana nuko igaragaza yuko igiye kulistinga Avive. Ako kantu mwari mukazi cyangwa nibwo bwa mbere ubimenya? Ni ukuvuga ngo tera gatebe neza ubibone. Ikiriho nuko dore ngiyi post ako kanya amakuru agisohoka ngomba guhita nyabaha.
barakubwira yuko ku itariki 19 mwari mubizi ku itariki 19 ejo bundi uyu munsi turi tariki 14 ubwo ku itariki 19 bibare neza tariki 19 tayari saa yine zo mu masaha yo mu banyamerika na hehe nyine kuri UTC saa yine ubwo urumva twebwe bwo ni nko mu masaha 7 gutyo saa yine saa 7 z'amanyarwanda no mu barundi ndumva birimo aho ngaho nuko ikiriho nuko iyi Avive izabiri kuri spot trading kuri OKX ako kantu niba utarukazi ukamenye ubutuvugana noneho musobanurire byinshi nawe ushatse amakuru wajya kuyirebera niba ufite na OKX ndaje nkwereka amakuru ari no muri application ya OKX iyo nkuru niyo mpamvu nababwiye nangira iyi video natangiye mbabwira ngo aya makuru nyaheruka kowa ijya kujya ku isoko nibwo nabyiboneye muri OKX biristinzemo byanditsemo ngo ku itariki iyi niyi tuzaristinga ko noneho dore rero ubusobanuro bwako dore ngiyi nkuru rwose OKX tourist Avive for spot trading dore ngibi message nizibe ziretse barakubwira bati OKX please announce the listing of Avive on our spot trading market please take note of the following schedule nuvuga ngo kurikirana uko ibintu bigiye kugenda muri kino gihe my friend barakubwira ngo mbere na mbere Avive deposit will open at saa 4 UTC December 14 ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ku itariki 14 uyu munsi muri aya masaha yabo ya saa 4 nuvuga ngo tariki 14 December 2023 turatangira gukora deposit ku bantu mwakoze KYC yanyu mukaba mwarahuje Avive na OKX nimuze kujya kure mushobora kuza kubona habayeho gukora withdraw tuzivana muri application tuzijyana hehe muri OKX bakakubwira ngo noneho aka kabiri Avive USDT spot trading gutrading noneho tuzi ngo iri ku giciro kimeze gutya bimeze gutya na gutya ni ku itariki 19 December murabyumva neza noneho Avive bwa gatatu bakakubwira ngo Avive withdraw will open on 21 December nuvuga ngo noneho kuba wazibikuza ziri muri OKX ukaba wazoherereza umuntu ukaba wazijyana muri MetaMask kuzibika n'ahandi henshi kubikuza mbega muri make bizatangira byo ku itariki 21 December aya makuru ku bantu mutarimo yazi dore ngibi byose birimo bakakubwira noneho token ukuntu izaba yitwa na Avive n'ibiki toto supply ya Avive dore ngiyi hano ni miliyari 10 iyi ngiyi dore banashyizeho na contract address ubwo izindi update zose ziri buboneke zerekeranye na Avive ku bintu byo kuristingwa nimuze kujya kure ya ALL-MINIG-UPDATE amakuru ukagisohoka nyibagezaho rwose noneho ku bantu bafite application ya OKX ushobora kuba udafite X nka Twitter nyine ukaba utabirebaho reka mwereke muri OKX ahantu biri my friend ugifungura OKX yawe kifunguka icyo ukora scrollinga uzamure wiyizira hano ujye kureba icyo twita ngo ni announcement dore ngize hano announcement murazibona hariho OKX Dizara Sol uko launching on uko blockchain ibiki dore ngiyi OKX tourist Avive ngibi ukandeho nawe bwawe ibi byose ubyisomere usome pe usobanukirwe ngiye ugomba minyuzimo kugira ngo na video itabandende bahereza update atazagira umuntu uvuga ngo saba yabonye update kandi banaze bahaye ku gihe icyo usabwa rero murareba ko ni nkuru dore uko nari nyibasomeye dore iriho rwose nuvuga ngo muri aya matariki guhera tariki 14 kugera 21 dushobora kurya Avive mu mikino abantu bazi ko bitabaho ntabwo bivuze ko mining yahagarara nkuko na Omega turabizi na Omega turayitwa iri ku giciro runaka ku isoko ariko na mining irakomeje ni Avive rero nibigutungure ngo kigiye kuba wende listizwe kandi tukimayining ibyo nta kibazo kirimo ibi bari banyira umushinga babikora neza cyane ubwo rero rwose nyaboneka niba udafite application ya OKX nongere bisubire bodoro ubwo reka bari nayo nago update imitena na source niba udafite application ya OKX iri verified dore ngibi muri kubibona iri verified niba utayifite nyaboneka reba umuntu umusure ubisobanukiwe abigusobanurire neza yaba abanyarwanda mudushake tubafashe abarundi mureba abantu babisobanukiwe apana kuza kumbaza ngewe ushobora kumbaza akantu wenda kwamananiye wenda arimo kumbaza ngo hano ndashyiramo iki ariko hari igihe ibintu byanga
byose wamaze gukora bikakwereka ko byanze kabiri byanze gatatu, bigasaba ko ushaka umuntu akabigufashamo 5 kwa 5. ubwo rero update yari iyo ngiyo, mwitegure kuba twajya Avive muri iyi minsi mike cyane igiye kuza rwose. Avive turayiriye. ubwo rero nimuze kujya kure ya ALL-MINIG-UPDATE zose zigisohoka nakagaruka nyabagezaho neza cyane, tulistinga Avive yacu kuri OKX, kuri sport trading, twemerwa guteredinga. Nibiba bidukundiye Imana ikabiduheramo umugisha. Narababwiye ngo kuba waramenye ALL-MINIG-UPDATE ni ibintu by'umugisha cyane, kuko uzabona update zose umurongo uko zajya zigenda zisohoka nzikugezaho 5 kwa 5. Ni Samson tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukore mining, nagusiba mining ni amafaranga, ariko asaba nanone gushyiramo andi, yaba igihe n'amafaranga nawe basobanuriye byinshi. Mugerageze mutunge OKX iri verified, kuko niho exchange uzajya ubasha kubonaho mining nyinshi, uzajya ubona zisohokeye kuri OKX wumirwe, kuko uyifite rero bihite bikorohera gutradinga, utira unajya no kuvunjamo ngo ama USDT ngo uyohereze na hehe hose bakata bikorohere. Ndabashimira rero mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Niba utari muri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE, reba link muri description nayishyizemo, ubundi ujoining. Ku bantu mudafite OKX naho harimo link muri description y'ubwo wayifungura na ID yo gushyiraho mo refo code, byose urabisanga muri iyi description yifiteho. Ibihe byiza kuri mwe mwese rero, keep mining.